Muraho neza, mbere na mbere mbanje kubasuhuza. Ese waba ujya wibaza kano gafunguzo gakunze kuba kari imbere ya konegisiyo mu gihe uri kureba vidiyo z'abantu runaka bakoze kuri interinete? Ukibona kano gafunguzo jya uhita umenya yuko uwo muntu arimo arakoresha furi interineti cyangwa se interinete y'ubuntu kandi yihuta. Ino interineti rero zikunzwe kwitwa VPN, ni interineti ukoresha utigeze uyishyura ku buntu kandi byemewe, ntabwo ari ikosa cyangwa se ubujura. Nonaha rero nyemerera nkwereke ukuntu ushobora gukoresha interineti y'ubuntu ugatandukana no gukoresha megabayiti, mbese ukajya uhora umeze nk'ufite wifi muri telefone yawe. Nkurikira nkwereke sitepu bayi sitepu. Nkubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino cano, you are most welcome. Nimba dusanzwe tubana, you are welcome back. Nonaha rero ngiye kukwereka apurikasiyo yitwa M-Tano. Ni apurikasiyo yitwa Tano, murayibona hano muri sikirini. Ngiye kukwereka ukuntu ushobora kuyikoreshaho furi interineti cyangwa se interineti y'ubuntu ikunzwe kwitwa VPN cyangwa se Tanozi. Urajya muri Play Store yawe, urafungura Play Store yawe. Nonaha n'ubu ndi kubibereka ndi gukoresha ino VPN kandi urabona ko mfite konegisiyo nta kibazo mfite kandi nigeze ngura megabayiti. Ni konegisiyo zihuta kandi zemewe, ni unlimitedi. So kanjya hano muri saci, ni saci ndi kugira muze kuyibona. Wait a moment, wait a little bit. Apurikasiyo yitwa TRM-Tano. TRM-Tano ngiyi hano niyo iri kubanza hano hejuru, ndangiza nyikandeho. Witegereze neza ayikoni yayo kugira ngo utaza kudawunirodinga apurikasiyo itariyo. Apurikasiyo rero ni iyi ngiyi, kubera yuko njyewe nari narayidawunirodinze iri muri telefone. Hano hariho ope, haraba hari esitari. Nurangiza uhakande esitare, nimara kujya muri telefone yawe ngiye kukwereka ibyo ukora cyangwa se ibyo uyesitaramo kugira ngo ubashe gukoresha furi interineti nawe. Hano barakubwira ko iheruka kwapudetingwa mu kwa cumi n'abiri ku itariki 16/2024. Deni hano iyo ushaka kubona apurikasiyo ikora neza uraza muri komenti zayo ukanareba ukuntu iretinze. Urabona ko hano iretinze 4.6. Hano iretinze bishimishije kuko apurikasiyo iretinze 5 niyo reti ya nyuma, ubwo iba yujuje buri kimwe. Ino rero irabura 4. Ni apurikasiyo nkeya usanga ziretinzwe kugera muri 4. Ukibona apurikasiyo iretinze 4 kuzamura jya umenya ko ari apurikasiyo neza. Hano baba bari kukugayidinga bakwereka ukuntu ushobora kuyikoresha. Rero ngiye kukwereka ukuntu uyesitara kugira ngo ube wayikoresha uri mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba uri no mu kindi gihugu umbwire muri komenti nkwereke ukuntu ushobora kuyikoresha. Deni ushobora kuza ugasoma komenti. Hano urabona ko abantu bagiye batanga komenti nziza cyane bigaragaza yuko ino apurikasiyo ikora neza kandi cyane. So kamwereke rero ukuntu ubigenza kugira ngo uyikoreshe nka furi interineti. Kadusubire inyuma mbikwereke neza. Uraza muri apurikasiyo zawe, iraba yamaze kwidawunirodinga, uyifungure TRM-Tano. Urabona ko njye kuko ndi kuyikoresha yabaye konegitedi. So kanse nk'uyikuraho kugira ngo nkwereke ukuntu uri bwayesitaremo neza muri telefone yawe ukabasha gukoresha interineti y'ubuntu. Mu kuyidisikonegitinga ukanda muri iki kiziga hano handitse ngo sitopu. Ukihakanda ikiziga gihita kimera uku nguku. Deni wowe ukiyifungura hano urasanga harimo, hano hejuru muri kano kazu kawe urasanga harimo otosava, hano harimo MTN, urasanga harimo ibindi bintu bitari MTN Rwanda. Deni noneho wowe ukigera hano ukimara kuyifungura urahita uza hano muri aka kazu ka mbere bahanditsemo otoselegiti sava, ubundi uzuhaka utegereze gatoya uhita uhitamo ngo
ino server ya nyuma handitseho a server 5 online TLM unlimited, uhemeze nurangiza uze muri aka kazu ka kabiri kanditsemo South Sudan, uhakande ubundi uze urebe mu ino list, urebemo yose, urebe ahantu handitse rwa Airtel. Mwibutsa ko ino VPN ushobora kuyikoresha mu gihe ufite simukadi ya Airtel. Muri video ikurikira ndabereka ukuntu ushobora no kuyikoresha kuri MTN, gusa nonaha urayikoresha kuri Airtel unlimited. Wowe utarakanda subscribe kuri ino channel, ikande kugira tuzajye dukomeza kubana no mu zindi video. Iyo urebye muri list ukayibura, uraza hano kuri search hejuru twandikemo irahita iza hejuru Rwanda, uhitemo hano handitse ngo Rwanda Airtel Network TLM 5, hano hambere uhita uhakanda, then nurangiza nimara kuba yiyemejemo uze urebe neza ko data zawe zifunguye kuri simukadi ya Airtel. Urabona ko data zanjye zifunguye kuri simukadi ya kabiri, kandi nk'uko mubibona hano hejuru simukadi ya kabiri ni Airtel Rwanda. So reka tuyikonegite turebe koko nimba ikora. Uhita uza ugakanda mu iki kiziga hano handitse ngo start, tuza ugakanda mu iki kiziga handitse start, ubundi ugategereza gatoya cyane. Urategereza bitewe na network ufite. Ikiziga urabona ko biri kwirodinga, ikiziga iyo kimaze kuba icyatsi hano habaye connected, hano ikiziga cyabaye icyatsi, uhita umenya yuko internet yawe yamaze kujya online, ubundi ukahita ubivamo ukaza ugakoresha internet nk'ibisanzwe, nta mega wigeze ugura, ugakora icyo ari cyo cyose gisaba internet. Kamite mba nk'urugero nohereze message kuri WhatsApp, turebe ko igenda koko, then tubone gukonfaminga. Kuri ino channel uzajya uboneraho byinshi wowe wagize ububasha ndetse n'umuhate wo kudusubscribinga, ndagira ngo nkubwire ngo uzahungukira ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Then noneho uraza kandebe dutestinge nimba koko ino internet yacu irimo irakora. Katwandike message hano, then tuyohereze. Ngira ngo mwese murabizi yuko iyo wohereje SMS kugira umenye ko yagiye haba hariho tick, urabona ko message yagiye. Bivuze ngo ino free internet irizewe kandi irakora. None ayigerageze ubundi ujye muri comment umbwire uko byagenze. Nugira ikibazo utuvugishe turi bwagufashe kuri nimero usanga muri description ya channel ndetse na description y'ino video. Ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0798431315. Ciao ciao, amahoro y'Imana abane nawe.